mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Hirwa arimo agerageza kuvuga ariko byanze. Ese ubundi ubu noneho byifashe gute? Inkuru yacu munyemerere n'ubundi tuyitangirire kuri Hirwa ndetse na Robert. Robert aba ari kubwira murumuna we Hirwa yuje ikiniga n'agahinda nawe amarira ari yose, arambika umusaya we kuri murumuna we Hirwa amubwira ati Hirwa, ntabwo nabashije kurira kuko nabonaga twembi tutari muri condition nziza. Ninjye mfura ya data, nagombaga gukomera ku bwanyu, ariko nanjye iyo ntekereje kuri Rina numva neza ngiye gusara, numva neza ngiye kwiruka. Hirwa, nakubeshye, ibi bimaze kundenga. Nakubeshye no gukora akazi bisigaye binanira, n'imbeshyere ngo twembi baduhaye akaruhuko ngo tubanze twiyiteho, twite no ku muryango. Sinzi ko n'ubundi nzashobora kugakora. Rina niwe wari motivation yanjye, niwe wa motivatingaga. Nakoraga akazi namutekerezaho, nkibuka ko hari byinshi cyane ngomba gukora cyane. Ndi kwicara nareba intebe yakundaga kwicaramo, nakibuka ko nazigera nongera kuyimubonamo, numva neza ndasaze. Ndi kwinjira muri cya cyumba cye nkahita mfotora uburyo ninjiraga mu cyumba, akansekera, rimwe akaza kumubera nsanganira. Nkibuka nicara ku gitanda cye areba muri telefone tuganira. Ndi kwibuka byinshi, aho twamusohokanye, uburyo namutwaraga ku ishuri tugenda tuganira. Ndi kwibuka byinshi, kumva nanjye ndasaze. Ariko ndagukeneye please Hirwa, ndagukeneye kurenza na mbere. Nanjye ntabwo norohewe, ndi kwihagararaho bya gisore, ariko nanjye narashize. Kuki ubundi Imana yabyemeye? Kuki yahisemo gutwara Rina wacu? Ndimo ndakureba nkumva ndasaze. Nareba mama, nareba na tata, nkumva birushijeho kuba ibibazo kuri njye. Ntatekereza kuri Mira, ibaze ko Mira nawe yabaye nkawe, ngo ntashobora kuvuga no kurya n'ibibazo. Mama we yamamagaye, ndi kureba nkavuga se ndabasiga. Hirwa please, gerageza uvuge, va muri iyi mood, va muri iyi condition. Birimo birananira, ntabwo ndi kubasha kubigeraho. Mfite kujya kureba Mira, yanze kurya, yanze kunywa, mu kanwa ke nta rindi jambo ririmo uretse Rina.
ni njye muntu wenyine ubasha kumukaruma akabasha kurya cyangwa se akarya akanywa. Kurya no kunywa kwiwe byose bibaho iyo mari. None ndi kumara iminsi yose najyayo, mama wari kumamagara every time, buri dakika ari yaramamagara. Nanone ndi kureba kuva hano nkagenda mbasize hano mumeze mutya, nkumva nanone mfite ubwoba ko hari undi muntu nshobora kubura muri mwebwe. Mwambabariye kuko mwakihanganye. Jojo nakabaye musiga hano ngabiteho, nawe ubwe mbona atabibashije, nawe kwakira ko biri natakiriho byaramunaniye. Cyazi umwana wa mama yarakunzwe Alina, imitima yacu yose wari uyiyoboye. Umuntu wese wa hafi yawe yacitsemo igikuba, famili yacu yose yacitsemo igikuba, nta n'umwe urabyakira. Ubundi kuki wagiye, kuki wadusize? Byose Robert abivuga arimo areba ifoto ya Nina. Arahaguruka akamanura ifoto imwe hafi aho, agatangira kuyireba, ari nakavuga marira ari yose. Byose Hirwa babyumva, ahera akahindukira kareba mukuru we, kavuga ati Robert ati noneho uravuze? Hirwa ati Robert, mba numva ntacyo kuvuga ngifite. Ndavuga iki? Buri saha buri segonda ishusho ya Nina ingaruka mu maso. Buri uko nicaye ijwi rye rimvugira mu matwi. Robert, Nina yambwiye amagambo mbere yuko apfa. Nari ndi mu baganga bari kumwitaho, ndi kumuganiriza, mubwira ati mushiki wanjye, ibu uraza kubikora, uraza kubicamo, uraza kumera neza. Nabaye ikigwari imbere ya mushiki wanjye. Robert, nasezeranyije Nina ko we n'umwana we bombi bagomba kubaho, ariko narafeilinze, naramutengushye. Byarangiye hasize ubuzima. Mbwira koko nzibabarira, ese ubu nzongera kuvura bikunde? Ntago nabishobora, biragoye. Uza amagambo Nina yambwiye. Mbere yuko agenda yarambwiye ati Hirwa, reka ngire ubutumwa nkwihera. Ndamubwira ati ngaho mbwira ngo uteze yombi. Yarambwiye ngo uri musaza wanjye. Robert ni musaza wanjye, ariko murenze ibyo byose, muri byose kuri njye ndabakunda. Narabatengushye pe, narabahemukiye. Uwo mwifuzaga ko mba we ntabwo ari we nabaye we. Mwumvaga nzavamo umuntu ukomeye ngatera ikirenge mu cyanyu, ariko narabatengushye. Banumva nishinze icyaha ndetse nishinja amakosa
gusa nta kintu n'iki na kimwe mfite nakora ngo mbone imbabazi zanyu. Gusa icyo nzi neza nuko mbakunda, si ibyo gusa kuko nkunda tata na mama, ariko Hirwa uzansabira imbabazi umuryango. Ikigeretse kuri ibyo, ahari nshobora kuba ngiye kuhasiga ubuzima, ariko muzakomere. Hirwa nari narisezeranyije ko nzahesha umuryango wanjye agaciro, mugaterwa ishema nanjye, ariko none simbigezeho. Muzakora uko mushoboye, mama azabeho yishimye ndetse na tata. Muzambera aho nari, muzabakunda urukundo rwanyu n'urwanjye, nimuzatume barira, nimuzatume bababara, mujye mubaba hafi kandi mubahe buri kimwe cyose bakeneye. Ntabwo wakumva ukuntu mbakunda, ariko ahari nshobora kuba ngiye kubasiga mfite ubwoba, ariko mu byo ukora byose umwana wanjye abeho, niyo njyewe ntabaho ariko umwana wanjye akabaho. Nakubeshye ndabakunda pe, niyo ntekereje ko mbafite byonyine binyongerera imbaraga n'umurava. Nimwe kintu cyonyine cyiza cyambayeho, nimwe mwenyine mu nkunda urukundo rudahinduka, nimwe mwenyine mwakitanga mugakora buri kimwe kubera njye. Iyo ndimo mbara imigisha yanjye, mwe mbabara inshuro ntabara, muri intwari zanjye, muraba umugisha kuri njyewe. Mu bintu byose by'agaciro by'umugisha Imana yampaye, ni mwebwe. Niyo byasaba kugurisha ibyo mutunze byose, ndabizi mwabikora ku bwanjye Lina. Niyo mpamvu iteka mvuga nti ndi umunyamugisha kuko mbafite, kandi kuba mbafite ntago ari impanuka, n'ihirwe nahawe niyo duhanze. Muri ingabire nagabiwe na Rugaba, muri ubukungu ntazigera nsiga. Iyaba isi yose yabimenyaga, nabura ikabafata nk'uko mbafata, ikabakunda nk'uko mbakunda. Hirwa acyumva ayo magambo, nako Robert acyumva aya magambo, ahera akabwira Hirwa, akamubwira ati Hirwa, rekera aho ngaho, geza aho ngaho. Wikomeza kuntera ishavu. Hirwa ahobera mukuru we, akamubwira ati Robert, wanyuze muri byinshi pe, ariko nanjye nuko. Twembi turakomerewe, twembi ntituriyakira. Ntago nakubeshya ngo ndakomeye, ariko ngiye kugufasha. Basi genda, jya kwita kuri Mira.
nawe yakundaga mushiki wacu. Ahari yari ameze nk'igice cy'ubuzima bwe, yatakaje igice cy'ubuzima bwe gikomeye, ntabwo arabyakira. Genda umwiteho, nanjye ndasigara hano ngerageza kwita ku babyeyi. Robert arahaguruka akitegura akajya kwa Mila. Agerayo agasanga Mila araryamye, ntabasha kuvuga, arareba gusa. Umuntu wenyine abasha kuvugisha ni Robert wenyine. Mila akibona Robert ahera akahaguruka akamusanga. Robert aramuhobera akambwira ati Mila, umeze neza? Mila yikiriza akoresheje umutwe. Robert ati wembeshye. Mila azunguza umutwe yo kumubwira ko atari kumubeshya. Aramubaza ati none se basi wariye? Mila ati hoya. Robert ati ndashaka kutobora ukavuga, wikomeza gukoresha umutwe. Mila n'ubundi akoresha umutwe. Robert ati nutavuga ndigendera. Ajya kugenda, Mila akamufata akaboko, ari n'akamarira atemba. Robert areba uburyo Mila ariko rira, kubyihanganira biramunanira, ariko agatinya kuririra mu maso ya Mila. Ikiniga cyinshi ariyumanganya akamuhoza yamarira, ari n'akamuhanagura, ari n'akamuhumuriza. Arakamufata akaboko akamwicaza, akajya gushaka icyo kurya n'icyo kunywa hafi aho. Mama Mila byose ababireba, yabuze icyo avuga n'icyo areka. Robert atangira kugaburira Mila, ari n'akamuganiriza amubwira amagambo meza, nabura ngo arebe ko Mila yaseka. Kubera kumugaburira no kumuganiriza, Mila agera aho ngaho akavuga ndetse akanamwenyura. Mama Mila byose akibireba, kwihangana biramunanira, agasuka amarira. Ahera akajya mu cyumba akifungirana. Ibitekerezo bikamubana byinshi, ari n'akavuga mu mutima avuga ati man, kuki ibintu nk'ibi bibaho? Kuki ibibazo nk'ibi bibaho? Ese ubundi kuki watwaye Lena? Gusa kuko nta kindi kintu aba afite cyo kubikoraho nangwa se cyatuma n'ubundi Lena agaruka. Ahera akavuga ati mana, byose ni ubushake bwawe, kandi nibwo bumana bwawe, ukora icyo ushaka. Ku rundi ruhande, Mila na Robert bo batangira kuganira. Ubona Robert arimo agerageza kuba hafi ya Mila ngo amwibagize agahinda afite. Ahera akamubaza ati none se Mila, dutembere se? Mila ati yego, ariko twatembera twagira tujye gusura Lena. Robert ati reka ngusaba kandi, reka dutembere bisanzwe, Lena tuzajya ikindi gihe kumureba. Mila ati nta kibazo. Robert ahera ko afata ukuboko kwa Mila bagasohoka.
bagatembera n'amaguru, ari nakagenda agerageza kumutera story zimusetsa ngo amwibagize agahinda bafite mu mutima. Reka twigire mu rugo kwa Al. Arabatuje atabasha kuvuga. Maya bari hafi aho yicaye hafi ye ari kumwitegereza. Kabwata ariko se uzakomeza kubikiragi kugeza ryari? Kuva Lina yapfa ntuvuga, meze nk'ikiragi. Uzaguma muri iyo situation kugeza ryari? Ako ndabona none hari ikibazo. Al, n'ubuntu ushaka kuvuga buri munsi ndakuvugisha ukanyihorera. Siko wagira ngo ninjye wishe Lina? Ahantu hose ndi kugera Lina yabaye Lina. Abantu bose ntibari kuvuga. Mushiki wawe yambonye neza neza bayumva yankuramo ahari niyo kotsa. Buri gihe azangaje kureba umwana ariko ntashobora kumvugisha. Nawe ubwawe ntiwamuvugisha, nawe ubwe ntiyakuvugisha. Muzakomeza kumera gutya kugeza ryari? Arati wa mugore we, wampaye amahoro, wampaye ituze. Kuba ncecetse hari icyo bigutwaye? Maya ati birambangamiye. Ibaza ariko umuntu turi kubana muri uru rugo utabasha kuvuga, utabasha ibaza ari njyewe ariko ari njyewe umeze nk'uko nguko umeze. Ndabirambiwe pe. Ndambiwe kubana nawe muri iyi nzu utavuga. Ndambiwe kurarana nawe mu buriri utavuga. Wimyoza. Arati nuko atari wowe njyewe, nawe uri njyewe wamera gutya. Maya ati se umugiriye umubare uko apfuye? Mbere hose ko utigeze umera gutya? Arati wa mugore we, wampaye agahenge, wambabariye ukama gutuza. Bakiri muri ibyo Evan ahera akarira. Arati kwanza ajya kureba umwana, ntago wumva akarize? Maya ati naho ngiyewe ndashaka kukubaza, ufite ikihe kibazo gituma umera gutya? Wakumbuye Lina se? Urumva wamukumbuye? Arati Maya, waretse kugerageza kwihangana kwanjye, jya kundebera umwana. Maya atari koze kuvuga ngo njye kukurebera umwana. We wagiyeyo so wawe, nanjye uwanjye ndamutwise. Ndatwite sheri, wikomeza kunkangisha abana. Arati Maya, mbabarira pe, basi ndakwinginze. Maya ahera akahaguruka akajya kureba Evan ariko ari kwitonganya. Avuga ati njyewe ntago nzabishobora. Ndatwite, ngerekeho no guhita ku ruhinja. Ubundi nka Lina yapfaga ajyahe? Iyo abanza akarindaho gato akabanza akarira umwana we. Iki njyewe ntago nzabishobora, sinzabivamo rwose. Aragenda akagera kuri Evan agatangira kumutonganya nk'ubwira umuntu mukuru. Amubwira ati ubundi nkawe uburizwa n'iki? Ninde ugukubise? Ninde ugukozeho? Uburyo uri kurira utabaza wagira ngo hari ugukozeho. Siko wagira ngo hari umuntu ukuriye urwara. Umva
ukwiye kumenya ko rwose hano njye ntago ndi nyoko, ntago nakubyaye, nta mpuhwe ngufitiye. Ukwiye kumenya igihe cyo kurira n'igihe cyo kitari cyo kurira. Bya byo kuntesha umutwe, ndaza amajoro nka buri kanya urira. Ndi tired. Maya aterura Evan. Mu kumuterura aramwitegereza akavuga ati wa mwana we rero, niba uri kunyumva ugabanya ubutesi wakabaye ubugira ubizi neza ko uri nari hano, ko niwe wenyine ushaka kukugirira impuhwe. Nanjye ndinaniriwe, ntago nibashije. Rero mbabarire wikomeza kuntesha umutwe. Every time uri kurira ushaka ko ngukorera iki kuko wa mwana we? Ufite igihe gitoya ariko ugomba gukura. Hano nta muntu ugufitiye impuhwe uhari. Byose Maya aba ari kubibwira umwana w'uruhinja ari we Evan, kandi ituze Evan ntago aba abyumva. Amuterura byinuba, ari nakamubwira ngo ntiwongere kurira kuko ndambiwe urusaku rwawe. Ariko mu mutima ari nako yivugisha, tumva ko bavuga, mana uyu mwana ni mwiza, basi nabura uzambabarire nanjye nzabyara umwana mwiza nk'uyu. Gusa nanone mana amuha imbaraga n'umutima byo kuzita kuri uyu mwana. Sinzi impamvu mba numva ntamukunda, sinzi impamvu mba numva ntamushaka, sinzi impamvu niyumvisemo urwango uyu mwana arakimuzana hano. Ese ubundi namukunda gute? Ese ubundi namwitaho gute? Ntago ari njye wamubyaye, cyane ko n'ubundi na nyina ntamukundaga. Ubundi se gute nabasha gukunda uyu mwana nari nubwe ntarigeze mukunda? Ahera akatobora akavuga ati ituze we Evan, ituze uzakomere, njye sindi nyoko nta mpuhwe nzakugirira, kandi uzirwaneho ubeho, nutirwanaho ngo ubeho uzakurikira mama wawe da, njye nta mpuhwe ngufitiye. Mu mutima atangira gutekereza, avuga ati ariko ubundi ubu uyu mwana wamwica ko n'ubundi nyina yamusize akiri muto, na nyina yapfuye amubyara, ahangaha ubundi abantu bazabitekerezaho ra? Ariko ubundi wareka abantu bakabanza bakibagirwaho gatoya, uyu nawe nkamukurikiza nyina, kuko buri uko mubonye urwango ruravumera muri njyewe, nkumva sinshaka kumureba, ntago nakomeza kubaho ndeba uyu mwana. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese uru rwango ruzamutse mu mutima wa Maya, aho ruzagwa amahoro Evan? Ese aho ubundi ubwo uyu mwana azabaho nangwa Maya azamwambura ubuzima?
ubundi se ibi Maya ari gutekereza birakwiye? Inkuru yitwa Warahemutse byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye wibagezaho.